ese ni iki kintu ukwiye gutanga nk'ikiguzi ngo Imana ikugirire neza? Ibintu byo kubahanurira mu kanya ntabwo nzongera kujya mbasengera. Niba udafite n'iturutura n'ibyo ufite ibyo ari byo byose, inkweto nushaka uziture. Twirukanye data mwiza imbaraga zawe. Temu tesambabaje. Ndagushimiye ko wahisemo Murusengero TV. Biragoye kukumvisha ko nukuri by'Imana ishaka, ugasenga, ugafasha ababaye, ukirinda icyaha n'igisa nacyo, nta kabuza uzabona imigisha myinshi ndetse ukazajya no mu ijuru. Ariko nanone biroroshye cyane kukumvisha ko ningusengera ukama amafaranga menshi tukahita amaturo, nta kabuza uzabona imigisha myinshi kandi utavunitse. Nje nk'umushumba cyangwa umukozi w'Imana ninza nkaguhanurira ko wari ugiye gupfa maze nkakubwira ko ugomba gutanga amafaranga runaka kugira ngo icyo cyago gikurweho, nta kabuza uzayampa kuko nzaba nkuteye ubwoba, ariko uzaba wirengagije ko n'uwo biguhanuriye igihe kizagera agapfa nawe ugapfa. Kubera iki isi tuyibayeho dushukwa kenshi na bamwe muri twe, kandi akenshi ugasanga tuba tuzi ukuri, ariko uko kuri tukakwirengagiza tugahitamo kwemera ibinyoma. Kuki amatwi yacu yishimira kumva ibinyoma kuruta kumva ukuri? Ese niki byongera cyangwa bihindura iyo umuntu agusomeye Bibiliya mu cyimbo cyo kuyisomera wowe ubwawe? None se haba hari abakristo babuzwa gutunga Bibiliya ku giti cyabo bagategereza kuzisomerwa igihe bateranye? Ubundi se koko Imana ifite abantu igomba kudutumaho mu cyimbo cyo kutwibwirira? Ese abantu babiri bashobora gusenga maze isengesho ry'umwe rikagera ku Mana, iry'undi rigahera mu kirere? Ese abo twita abashumba, abapasiteri n'abapadiri nabo baracumura? Uyu munsi wa none tugiye kugaruka kuri bamwe mu bavugabutumwa bakomeye ba hano mu Rwanda bagiye bavugwaho inkuru nyinshi kandi zidasanzwe mu bitangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, inyinshi ziganjemo iz'ubutubuzi. Kora subscribe hano kuri Murusengero TV kugira ngo ukomeze kubana natwe mu biganiro byiza kandi binoze tugutegurira umunsi ku munsi. Nje wumva nitwa King Saint. Ngwaye ikaze. Hari ibintu wenda nyirango babwire birambiranye. Yego. Hari umuntu witwa Pastor Claude na Pastor Mutesi. Yego. Abantu bararambiranye muri social media. Turahera ku nkuru iherutse guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga y'abavugabutumwa babiri hagati witwa Pastor Mutesi ndetse na Pastor Claude. Bagiye bagaragara ku mbuga nkoranyambaga bashyamirana cyane nyuma yuko Pastor Mutesi apfushije fiancé we witwa Rusagara. Pastor Claude yatangiye agaragara arimo amuharabika. Uyu Pastor Claude rero yavugaga ko Pastor Mutesi ngo atwara abagabo b'abandi, ko n'uwo Rusagara ngo atari umugabo we, ahubwo ko ngo Pastor Mutesi ari umusambanyi kandi ko ari umunyabinyoma abeshya kugira ngo abantu bamufashe bamuha amafaranga. Pastor Mutesi yavuze ko ibyo Pastor Claude yamuvugagaho byose ngo byari ibinyoma, ahubwo ko ngo kwari ukumuharabika kubera ko yamusabye ko bakorana imibonano mpuzabitsina, Pastor Mutesi akabyanga maze agatangira kumusebya. Nyuma y'ibi byose rero amakuru yaje kujya hanze avuga ukuri kwabyo, kwaba bombi bapfaga amafaranga asaga miliyoni 3 bari barahawe, hanyuma Mutesi akaba ari uyakira. Noneho Pastor Claude bikamurakaza agatangira gusebya Pastor Mutesi, akamubwira ko natamuha miliyoni 1 ko atazarekera kugenda amuvuga. Ku mwanya wa kabiri ku bashumba bano mu Rwanda bagiye bavugwaho inkuru zidasanzwe, turasanga umuvugabutumwa bita Pastor Imana Joseph uzwi nka Apotre Yongwe. Inkuru yagarutsweho cyane ni ifungwa n'ifungurwa rye ku byaha yaregwaga n'ubushinjacyaha. Yari akurikiranweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Uyu muvugabutumwa warekuwe ku itariki 20 Werurwe mu mwaka wa 2024 nyuma y'uko urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rumanishije igihano cy'igifungo cy'umwaka umwe usubitse ndetse n'ihazabu y'ibihumbi 750 by'amafaranga y'u Rwanda. Nawe ubwe yemeza ko yari yaratandukiriye inzira y'ivugabutumwa, ashimira Imana yamukebuye. Yongwe bavuga ko mbere yuko atabwa muri yombi yaramaze iminsi 3 abibwiye n'umugore we ko yarose ajya kumugemurira, ndetse iyo minsi yayimaze ashaka uko yahindura ibikorwa yakoraga, cyane cyane ibyanyuraga ku mbuga nkoranyambaga. Ati hagarutse Yongwe wundi ushobora no gukora ibiganiro bindi. Ngeyo nafunzwe maze iminsi mbizi ko nzafungwa, ahubwo nari narashyizeho ingamba zo kubikemura, gusa byarangiye bamfunze. Ku mwanya wa gatatu turasanga Apotre Joshua Masasu, umushumba mukuru w'itorero rya Evangelical Restoration Church ku isi.
tariki 3 Gashyantare mu mwaka wa 2019 nibwo intumwa Joshua Masasu uyoboye itorero rya Evangelical Restoration Church yateye benshi kumwibazaho nyuma yo gusomanira n'umugore we mu rusengero. Ibi rero byabereye mu rusengero rwa Evangelical Restoration Church ruherereye i Masoro mu mujyi wa Kigali, aho Pastor Lydia umufasha wa Apotre Joshua Masasu yamwegereye akamuhobera cyane ndetse bikarangira banasomanye, maze abantu bari mu rusengero bihera ijisho, bamwe banagwa mu kantu barumirwa. Pastor Lydia umufasha wa Masasu yaragize ati yihutira gusaba imbabazi, abana neza n'abandi, ndamushimira ndetse ndasaba n'abandi kumukurikiza kuko ni umuntu mwiza cyane, akwiye bizu kubera ko ngamushimira cyane. Gusa nyuma yo gusomana kw'aba bombi, intumwa Joshua Masasu yirinze kugira icyo avuga kuri uko gusomana kwe n'umufasha we ndetse bikorewe mu ruhame. Ibi rero ntabwo byavuzweho rumwe na bamwe, bavuga ko ibyo bakoze bidakwiye, ko ari amahano, kuko mu rusengero haba harimo ingeri zose z'abantu, abana, abasore, inkumi n'abakuze, kandi ko ibyo bakoze nta nyigisho yari irimo, atari ibintu bikwiye kugaragara mu bavugabutumwa. Umugore wa Joshua Masasu, Pastor Lydia, nyuma yavuze icyabimuteye, asaba imbabazi abakristo ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Uyu muvugabutumwa Apotre Joshua Masasu yigeze no kwibasira abahanzi ba gospel, avuga ko ari inzererezi batagira aho basengera kandi ko ntaho batandukaniye n'abaririmba indirimbo z'isi, kuko ngo bambara nkabo, bakavuga nkabo, bakagendana nabo. Ku mwanya wa 4 turasanga undi muvugabutumwa wagarutsweho cyane. Uyu nta wundi ni Bishop Innocent Rugagi uyobora itorero rya Redeemed Gospel Church. Uyu yari amaze imyaka igera kuri 5 atakibarizwa mu Rwanda, nyuma y'aho urusengero rwe rugonzwe n'amabwiriza agenga inyubako zujuje ibyangombwa rugafungwa, akaza kwimukira mu ihema rya Camp Kigali, ariko bikaza kwanga akerekeza muri Canada. Uyu mugabo byagiye bivugwa ko ari umuhanuzi w'igitangaza, ko ngo afite imbaraga zidasanzwe, ariko izindi nkuru zikavuga ko ari umutekamutwe wishakira amafaranga. Bamwe bati iyo aba ari umuhanuzi w'igitangaza ntabwo yarabuze amafaranga yo kubaka urusengero, yavuze ko azagura indege ariko ntayo twabonye. Biriya byose ni prank, baba bashaka amafaranga. Uyu muvugabutumwa yagiye avugwaho byinshi nyuma yo kwanura umukobwa witwa Umunyana Shanita, amwaturiraho umugisha, amubwira ko azaba Miss w'u Rwanda 2018, ariko biza kurangira uyu mukobwa abaye igisonga cya Nyampinga. Ibi rero byavugishije benshi, bavuga ko uyu Bishop Rugagi ari umutekamutwe ahanura ibinyoma. Ni inkuru nyinshi zagiye zimuvugwaho, harimo n'uko yatawe muri yombi na polisi y'u Rwanda. Bishop Rugagi Innocent n'abandi bavugabutumwa batawe muri yombi na polisi y'u Rwanda mu rwego rw'iperereza. Uwari umuvugizi wa polisi y'u Rwanda icyo gihe CP Theos Badege yabwiye itangazamakuru ko Bishop Rugagi harimo gukurikiranwaho koko. Ati polisi irimo irakora iperereza ku bikorwa bya bamwe mu bayobozi b'amatorero bikekwa ko bigamije kunaniza iyubahirizwa ry'amategeko n'amabwiriza agendanye n'amadini n'amatorero. Ibyo bikorwa birimo gukoresha inama mu buryo butemewe, byakurikiye ihagarikwa rya zimwe mu nsengero zitari zujuje ibyangombwa. Bishop Rugagi Innocent nawe ni umwe mu bo polisi yahamagaye gufasha muri iryo perereza. Ku mwanya wa 5 turasanga Apotre Paul Gitwaza. Hacicikanye inkuru y'uko yasabiwe kwamburwa inshingano muri Zion Temple. Yarezwe n'abashumba 6 barimo Claude Jessa, Dieudonné Vuningoma, Pierre Kabiruka, Richard Muya na Charles Mudakikwa na Paul Daniel. Aba bashumba batangiranye na Dr. Paul Gitwaza bashingira itorero rya Zion Temple. Muri Gashyantare mu mwaka wa 2022 nibwo abashumba bamenyesheje Gitwaza ko akuwe ku mirimo, binyuze mu ibaruwa ndende banditse bamusaba kumweguza ku mwanya w'ubuyobozi. Muri ibaruwa banditse bakanamenyesha umukuru w'igihugu na minisitiri w'intebe, bavuze ko impamvu yifuza ko Gitwaza yegura ari uko yagiye ahonyora amategeko ya Zion Temple, akanarangwa n'ibikorwa bigayitse byo kunyereza umutungo. Iyi baruwa ikomeza kandi ivuga ko Gitwaza yaranzwe no kugira Zion Temple nk'akarima ke, akarangwa n'imyitwarire adakwiriye kugira. Ntibyatinze rero kuko ibaruwa yabo yahiteshwa agaciro n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, ruvuga ko inyuranyije n'amategeko kuko batakibarizwa muri Zion Temple, bityo ko badafite ububasha bwo kweguza Dr. Paul Gitwaza. Ibyo byose rero byatumye bisunga urukiko basaba ko rwasesa icyemezo cya RGB gitambamira ikurwaho rya Gitwaza ku buvugizi bw'itorero, kuko bavuga ko cyashingiye ku nyandiko babafata nk'impimbano. Urubanza rwabo rwatangiye kuburanishwa mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo tariki ya 1 Ugushyingo mu mwaka wa 2023. Dr. Apotre Paul Gitwaza uri mu mahanga
avuga ko akomeje kwagura itorero rye dore ko akomeje gufungura amashami yaryo muri leta zinyuranye. Yagize icyo avuga kuri iki gikorwa cyo kumweguza. Mu butumwa yagezaga ku bayoboke be, Dr Apotre Paul Gitwaza yashimiye inzego z'igihugu by'umwihariko Perezida Paul Kagame. Mu butumwa yagezaga ku bayoboke be, Dr Apotre Paul Gitwaza yashimiye inzego z'igihugu by'umwihariko Perezida wa Repubulika ku bw'ubushishozi bagira kugira ngo babashe kuzanira abanyarwanda umutekano bakwiriye. Yavuze ko nubwo kiriya gikorwa cyo kumweguza cyahagaritse imitima y'abayoboke, ariko nanone ngo arashimira Imana ko abayobozi bashishoje bagasanga biriya ari ibintu bidafite ishingiro. Ku byavuzwe ko yaba yarahunze igihugu, Gitwaza yasabye abayoboke kwima amatwi abakwirakwiza amakuru nk'ayo y'ibihuha ko yahunze ndetse ko yahamagajwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, agira ati oya, nta convocation n'imwe ya RIB nari nagira, sinzi ko izanahaba kuko nta cyaha nakorera abanyarwanda no guhemukira u Rwanda, sinzi ko nabikora. Ngayo nguko rero ngaba bavuga ubutumwa bakomeye ba hano mu Rwanda bagiye bagarukwaho cyane n'ibitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga mu nkuru zidasanzwe. Wakoze cyane kubana natwe kuri Monberge TV. Niba utarakora subscribe, iki nicyo gihe cyawe kugira ngo utazongera gucikwa n'ibiganiro byacu kandi byiza tugutegurira umunsi ku munsi. Njye wumvaga nitwa King Saint. Naho utaha, Imana ibarinde.